anya inka ngo icyo ngicyo gishushanya yuko mu byaremwe byose Imana yaremye byose bireba kandi ibisobanukiwe. Ikizima cya kane kimeze nk'igisiga kiguruka, byose byahugurukiraga rimwe nk'umurabyo. Noneho icyo kizima kimeze nk'igisiga kiguruka gishushanya marayika w'Uwiteka ubwo azaza ngo ku isi ngo aje ngo gusarura ngo abasaruzi ngo basenze Imana mu by'ukuri no mu mwuka, ngo babandi barenganijwe ndetse n'agakiza, ndetse n'ababandi bose barengejwe kuvuga Kristo, ngo bo bose ngo icyo kizima nicyo kizajya kiza kubashyiraho ikimenyetso. Ubwo marayika w'Uwiteka arimo arambwira ibyo, nkabona bya bizima bifite amababa 6 byose bihagurukira rimwe. Hari ahantu byagendaga bigakwesa bikarambarara bivuga ati haleluya haleluya, urera 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 Mana nzima, urera urera. Byose byararambaraga bikavuga ati Mana urera Mana urera Mana urera. None nkumva uko bivuga, nkumva byavugaga byo mu rindi jwi ritari ringi nk'ikinyarwanda nk'uko tuvuga. Gusa haleluya ni mu rurimi rw'Igiheburayo, numvaga ari ibintu byiza cyane, nkumva nabisanga nkabikoraho nkabona umunezero bifite. Ariko marayika w'Uwiteka akambwira ati ntabwo wemere kuba wakandagira hariya hera cyane. Maje kubona ibyo bizima, icyakurikiye nuko marayika w'Uwiteka yasambwira ngo reka nkwereke ibindi. Mbona abantu bari munsi yaho narindi, mbona bari munsi ngende hejuru yabo, bari hasi yanjye, ndimo ndabareba, ndimo ndavuga ati weho ndakuzi wakora Imana kandi wumviye umwuka wera. Nkagenda mbakoraho. Noneho marayika w'Uwiteka arambwira ati bara bose uko nkweretse ikimenyetso kuzajya ubakoraho, ngo nuko ndabakugabije kugira ngo uzagende ubabwire Imana nyakuri bakwiriye gusenga, kandi ubabwire urugendo hanyuma ubabwire ubutumwa Imana ishobora byose igiye kugutuma, kugira ngo uzemera azemere, nutemera uzahura n'abatazemera, ngo ariko uzahura n'ibikunaniza. Ngo nubwo uzaba uri mu mifatangwe, uri mu nzu y'abagome, nubwo uzahura n'ibikunaniza, ngo uzakomere igitware, kandi Uwiteka azakumara ubwoba, ntuzagire icyo utinya, ngo kandi ntuzagire ikintu ugabanya cyangwa wongera. Uzahimbaza Imana yawe, Imana ishobora byose iri mu gihugu cyo mu ijuru. Ambwiye amagambo numva nujujwemo imbaraga, numva ndanezerewe cyane. Arangije arambwira ati yangize intwari, ngo kandi nzaba umugabo wo kwizerwa, ngo nimvugisha ukuri, ngo kandi nkagendera mu nzira Uwiteka yishimira. Muri icyo gihe noneho marayika w'Uwiteka abanyeretse noneho abakuru n'abakerubi bose mbasha kuba nababona. Mbashe kubabona, nabonaga barabagirana ari benshi cyane, bazengurutse ijuru. Nabonaga bazengurutse ijuru, nkabona barazengurutse, nkabona barimo bararirimba indirimbo z'amazamuka, nkumva amajwi yabo nkumva ni meza cyane. Barimo baravuga mu majwi natigeze nshobora kuba nakumva ijwi hano ku isi. Muri icyo gihe marayika w'Uwiteka arambwira ati ngo bariya ngo nabo harabahimbaza Uwiteka, ngo kandi bariya ngo bareba isi ngo n'abantu nk'uko bari ku isi, ariko ngo iyo umuntu iyo agiye kurwanywa ngo n'ikibi, Uwiteka ngo mubera hafi, ngo bariya bakamubera umurinzi umurinda icyamurwanya aho cyaturuka hose. Ngo kuko ngo dufite agaciro ngo kanini cyane, marayika w'Uwiteka niko yambwiye, ngo dufite agaciro ngo kanini cyane, ngo turusha agaciro ngo abamarayika bo mu gihugu cyo mu ijuru. Ngo kuko turi mu isi bitugerageza, ngo ariko ngo nubwo turi mu isi bitugerageza tugahura n'intambara, ngo tukabasha ngo kuba twanakwiremera ibyacu, ngo kandi bikabaho. Ngo kandi bo mu ijuru ngo batabasha ngo kwiremera ngo ibintu bibeho, ngo kuko ngo twahawe ubutware ngo n'ubwenge ndetse no kugendera mu nzira ikwiriye. Ngo nta muntu uzireguza rero, ngo yuko nta muntu utazi ijuru, ngo nta n'umuntu utazi yuko utazi ikuzimu, ngo nta n'umuntu utazi ngo Imana, ngo nta n'utazi Satani. Ngo rero ngo ababikora ngo basenga mu kuri, ngo nibasenge bagifite imbaraga, ngo kandi uzagende urebe
abanjye ngiye kubatatanya. Insengero amazu yubatswe n'abana b'abantu abamimbarazagamo agiye gufungwa, ngo kubera ko bagiye kuvuga izina ryanjye, barimo bavuga izina ryanjye. Ariko ngiye kubatatanya kugira ngo ndebe koko niba baravugaga Imana nyakuri batari bibereye mu byabo bamimbaza mu kuri no mu mwuka. Ngiye kubareba, ngiye kubatatanya, ariko uzihanganira ibigiye kumubaho ngo ari amazu yubatswe n'abana b'abantu ngo si rwo rusengero nishimira, ngo kuko nta muntu wanyubakira urusengero ku isi nishimira. Urusengero nishimira ngo ni umutima w'umuntu. Noneho mugumare ko Uwiteka arimo arambwira gutyo, ngewe byo gufungwa kw'insengero nasanze baranazifunze, ntabwo ibyo nari mbizi, zarafunzwe. Ego barakoze cyane. Ati ntabwo nigeze mbabwira wenda igihe byabereye. Byabaye tariki 30 z'ukwezi kwa karindwi 2017. Icyo gihe nibwo nagonzwe n'imodoka, nshika akaguru, nurikamo ibice 4, mviramo imbere mu nda ndetse no mu mutwe. Amaguru yose imodoka irayurira, nsa nkaho byari bikomeye cyane, kuko ubwo nahise mpfa njyanwa muri MORUGE. Ndimo ndavuga ubutumwa Imana abashe kuba yambwira kugira ngo nze mbwire isi, mbwire abagenzi bajya mu bwami, dukomere gitwari kandi twambara imbaraga z'umutima tumenye. Ubwo muri icyo gihe Mariko Uwiteka arimo arambwira ibyo ngibyo, ubwo numvishije nezerewe cyane, umutima wanjye nuzujwemo imbaraga. Ubwo muri icyo gihe arambwira ngo noneho ngo reka nkwereke, nkutumye ku isi, nkutumye ku bantu, nkutumye kuba pasiteri, nkutumye ku bavugabutumwa, nkutumye ku baririmbyi, nkutumye ku bantu ndetse benshi cyane. Uzagenda ubabwire kandi nkumaze ubwoba kandi ntacyo uzatinya. Ubwo numva iryo jwi uko ryarimbwiraga numvaga rituje cyane. Ubwo Mariko Uwiteka arimo arambwira gutyo, numva mfite umutuzo mu mutima wanjye, ndatuje. Ubwo numvaga meze neza kandi mfite umunezero. Ubwo arangije arambwira ati ngo nawe ngo si uko wari ukiranutse ku gato n'uku kanini. Iryo jwi yarimbwiye kare yongeye kuri nsubiriramo, ngo si uko wari ukiranutse ku gato n'uku kanini, ngo ahubwo Uwiteka yakwishimiye kandi yakunezerewe, ngo kandi azakurema bushyashya. Umubiri uzasubiramo si uko uzasanga uzababazwa birenze, ngo kuko Uwiteka azaba akugose kandi azaba azi ibyo yibwira kuzakugirira. Si ibi ahubwo ni byiza, kandi uzaragwa ubwami bwo mu gihugu cyo mu ijuru nutagwa isari, ngo ninagwa isari nzasarura. Ubwo muri icyo gihe bazanye umuntu napfuye ku itariki 31 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2017. Bazana umuntu muri MORUGE ku itariki 2 z'ukwezi kwa munani. Bazanye umuntu muri MORUGE, basanga wa murambo bari bazanye bafunga cya gituwari ni fruwati cya fruwati, basanga ndimo ndareba. Basanze ndimo ndareba, ariko nindi muri cya gishashi bashyiramo umuntu wamaze gupfa, igishashi cy'umukara cyari gifite n'imashini. Ubwo nari nyirimo bakubye ndi muri icyo gishashi, batungurwa nuko ndimo ndareba. Kandi mu by'ukuri bari bagifunze. Ubwo n'Imana yo yagira ngo ikora imirimo n'ibitangaza, igaragarize imirimo yayo, izigaragarize muri nge, igaragaze ko ari Imana ishobora byose kandi intsinzi nzima, kandi Imana irahera cyane. Noneho ubwo baragifunguye batangara ndimo ndareba. Amapamba nancometse mazuru, amapamba na za sparadara zazindi ku munwa, ndetse na bya bindi byari bindi mu matwi by'ibipamba. Amapamba yarandi mu matwi, noneho n'andi mapamba yarandi mu kibuno. Noneho batungurwa nuko bisa nko byikuyeho, noneho barikanga cyane. Ni gute umuntu amaze iminsi 3 muri MORUGE
inkuru nk'ingi ikaba igitangaza. Iyo ntago ari umuntu, ni umuzimu. Kuko bibazaga urushinge batera umuntu wamaze gupfa bita foromoro, hari imiti batera umuntu umurambo wamaze gupfa kugira ngo babone ukuntu bawushyira muri moroge kugira ngo utazabora. Kuko iyo umuntu apfuye ubundi umuntu agizwe n'ibintu bitatu. Umuntu agizwe n'umwuka, agizwe n'umutima ndetse n'ubwonko. Noneho abantu kugira ngo batazagira ngo ahari wenda n'indi muri koma cyangwa banjyanyemo undi muzima, reka mbe batandukanyirize. Iyo umuntu yapfuye ubundi ubwonko buba bwacitse, buba bwapfuye, n'umutima uba wacitse, ndetse n'umwuka nta waba agifite, uwo muntu aba yapfuye. Noneho umuntu uri muri koma nababwiye ngo umuntu agizwe n'ibintu bitatu. Agizwe n'ubwonko, agizwe n'umwuka, akaba agizwe n'umutima. Noneho kimwe muri ibyo gihagaze, umuntu aba yagiye muri koma, ntabwo aba yapfuye. Ariko byose byari byahagaze, njyewe napfuye. Ndagira ngo ntandukanyirize abankurikiye kugira ngo batazagira ngo ahari banshyizemo ndi muzima cyangwa ndi muri koma. Ndagira ngo batandukanyirize gupfa, batandukanyirize na koma itandukanyirizo. Nabibasobanuriye, iyo umuntu yapfuye umutima uba uhagaze, umuntu iyo yapfuye ndetse umwuka ntawo agifite, umuntu iyo yapfuye ubwonko buba bwacitse. Noneho basanze ubwo muri cya gihe ndimo ndababwira muri ya minsi 3 namaze muri moroge, uburyo navuye muri moroge kugira ngo muhe mundeba gutya mundeba. Muri icyo gihe ubwo bazanye umuntu muri moroge, ubwo mari ko iteka marambwira gutyo, hashize iyo minsi 2 nibwo abaganga batumye bantu bajyana abantu muri moroge bamaze kwitaba Imana cyangwa basunika abantu b'abarwayi kugira ngo bajyanwe kuvurwa bisanzwe. Ubwo nibwo baje bafungura amadirishya. Bafunguye amadirishya n'urugi basanga naraboze. Basanze naraboze kubera amazi y'umubiri, amazi yavaga mu mubiri yaragendaga kireka muri cya gishashi. None ibikomere byose nari mfite, kuko byirekagamo byabizi, muri cya gihe byirekamo byabizi, noneho bikarushaho kuba ndimo ndabora. Mboze rero basanga naranutse. Basanze naranutse baratangira ati uyu murambo ninde wawuzanye bakawupfurikamo hano. Baratangira bavuga ngo se uyu murambo kuki mwawuzanye mukawupfurikamo hano. Ubwo barangije mu gihe baravuga ngo uyu murambo kuki mwawuzanye mukawupfurikamo hano, ubwo nzamura ijwi rivuga ngo ese muranyitira icy'umurambo, muranyitira icy'umuzimu, muranyitira iki andi mazina yose ko ndi umuntu kandi nkaba ndi muzima. Iryo jwi niryo nabashije kuba nababwira. Ubwo muri icyo gihe maje kubabwira iryo jwi, kumva iryo jwi, nibwo bahise bagira ubwoba, baza kundeba. Baje kundeba nibwo baherutse ubwo baza kundeba, baranterura bahita banjyana muri irijansi, noneho mu bitaro. Banjyanye aho bita muri irijansi, batangira kuntera imiti ituma nkomeza gukamukamo bya bintu by'imyuka mibi bindimo, by'imyanda nyine by'amazi amwe yari yatangiye kuboza umubiri. Ubwo batangira kubimvomamo kuko inda yabyimbye, ahantu hose nabyimbye nabaye ukundi kuntu babimvomyemo. Nibwo rero nabayeyo igihe kirekire mu bitaro. Nibwo batangiye kunyishyuza amafaranga angana n'amafaranga 1,697,000 ku buvuzi bw'ibanze nahawe. Mituweli nari nyifite mituweli, ariko barambwiye ati ubuvuzi wahawe burenze mituweli. Amagambo yose wavuze azamenyekana,
uko wagenje abandi nawe niko uzagenzwa. abakuramo inda, abata iminja, ndetse n'abajya muri onapo ku zindi mpamvu, gusa ubikora bikore, ariko reka mbabwire, hanyuma muzatungurwa nuko muzabasha kuba mwazabasha kugera aho muzabasha kubona za minja b'abana aho baryamye, ndetse mugatungurwa nuko mubabonye ubwa nyuma kandi mukajya gihonomo. Muri icyo gihe umunsi nugera niwawuha igorofa, niyo waba utunze byinshi, niyo waba uri umukire kajana, niyo wateka iwe rigashya, niyo waba ufite amafaranga muri banki, niwawuha vewiti ngo bikunde, niwawuha nayo utunze yose muri banki, niwawishyura ngo bigukundire na gato. Nukunda iby'isi cyane, gukunda Imana ni kuba kuri muri wowe. Isi izashirana no kwifuza kwayo, ahubwo shaka iby'ubwami bw'Imana, ibindi uzabyongererwa. Ndakugira inama nshuti y'Imana, bwoko bw'Imana, shyanga ry'Imana, ahubwo shaka iby'ubwami bw'Imana, ibindi uzabyongererwa. Kuko gushaka iby'isi cyane kandi akanya gato wasitara umwuka ugasubira kwa nyirawo, umubiri igihembo cyawo nuko bawushyira mu isanduku akakuririmbira ngaheza ni mu ijuru. Rero nimubana amahoro kandi mutunge umutima uca bugufi, tumenye urugendo tugenda hanyuma. Ubwo muri icyo gihe marayika w'Uwiteka akimara kumbwira ayo magambo, yabashije kumbitsa, abasha kunyereka noneho igare n'ifarashi. Igare ryari rimeze nk'imodoka y'ivatiri. Iryo gare ryararabagiranaga cyane, ryari rimeze nk'imodoka y'ivatiri rirabagirana, ridasakaye, ntabwo yari isakaye hejuru. Noneho umuyobozi ryabuze umuyobozi. Noneho marayika w'Uwiteka arambwira ati, umuntu wese wo ku isi ngo afite igare rye, ngo rizamujyana aho yiteganyirije, habi cyangwa heza, ikuzimu cyangwa mu gihugu cyo mu ijuru. Kuko umuntu wese uko agiye gutungurwa n'igare rigiye kumujyana aho yiteganyirije. Umuntu iyo apfuye asamba aba arimbutse. Iyo umuntu apfuye asinziriye adateye imigeri, abamarayika b'Uwiteka bamusanganiye. Umuntu wese uva mu mubiri ukabona arimo arasambagurika, abadayimoni bamwe babandi nababwiye bari bahagaze ku marembo y'inzira y'irimbukiro, barishimye, batangiye kuririmba impundu ngo uwacaraje. Ubwo Uwiteka arambwira ati ngo hitegereze neza nanone nkwereke. Ubwo ndacyababwira, ubwo ibindi yabasha kunyereka nanone muri yindi yerekwa ndi muri iryo ngiryo, muri ya minsi 3. Aho ni namaze kuva muri MORUGE. Ubwo impamvu mvuga muri ya minsi 3, nagira ngo hari batagira ngo biri ku ruhande, batagira ngo biri ku bundi buhamya bundi bw'ahandi, buri kuri ibyo ngibyo. Kuko yamaze kumbwira amagambo nzabwira abantu, arangije atanamishurira ibyo ngibyo. Noneho iryo gare nabashe kuba nabona, Uwiteka arambwiye ngo umuntu wese ateguriye kuzajya mu ijuru cyangwa kuzajya ikuzimu. Noneho babadayimoni akaribo bamusanganira, bakamufata, bakamushyira kuri ya poto, bakamubabaza. Mbona haciyeho umuntu uvuye mu isi utunguwe n'urupfu, uvuye mu mubiri. Ubwo baramufata, bamumenaho ibintu by'umweru ku mutwe, bamucanaho umuriro, mbona bamushumitseho, baramushoreye, aragiye. Ariko muri icyo gihe ubwo arangije arambwira ngo reka nkwereke noneho ugiye kuzava mu isi kandi nkamwishimira. Abasha kunyereka noneho igare n'ifarashi, itandukaniro ry'ibyo. Noneho anyereka ku ifarashi. Ifarashi yari ifarashi ngo uzava mu isi, ngo uwasenze Imana mu by'ukuri kandi akihanganira ngo byose, ngo agafasha adafite shinge na rugero, ngo ya mirimo yose, ngo ya farashi izamusanganira, ubwo azaba aruhutse imiruho n'imihate, ngimusingiriza nkaho agiye kuzajya kuba. Rero mubashe inshuti z'Imana, bwoko bw'Imana, ndi umugenzi ujya mu bwami kandi aho njya ndahazi. Imana nzima, ubuhamya mbuhiniye hano.
ariko ikindi gihe wenda twazabukomeza ariko by'ibanze n'ubundi nabibabwiye benshi abankurikiye kugira ngo tubashe kumenya iby'ingenzi. Bundi navuze iby'ingenzi byihutirwa kugira ngo tumenye by'ukuri Imana, ibitangaza Imana ikora, kuko naho Imana itakura umuntu naho itamugeza. Ni Imana ifata ibyapfuye ikabigira bizima. Ni Imana ishobora byose kandi ni Imana yihagije, ni Imana yo kwizerwa kandi Imana nshuti magara. Murakoze cyane, reka dusenge kandi twiringire ihoraho kandi nimukomere gitwari turabagenzi bajya mu bwami. Tumenye ubwoko bw'Imana, tubashe kumenya abadafite shinge na rugero, tubashe gusura abari mu nzu y'imbohe, tubashe gusura abari mu bitaro, tubashe gusura ndetse n'abatenebutse kugira ngo tubakomeze kandi tubabwire Imana ishobora byose kuko ariyo irabazi kandi irabasobanukiwe. Tubasure kandi mu mirimo yose dushobojwe, Uwiteka azabahemba kandi azashingira kuri ya mirimo yose mwagendaga mukora, Uwiteka azabanezerwa kandi abishimire. Mana nzima, Mana urahera cyane, umugabo wo kwizerwa, nshuti magara, ndakwinginze Data kugira ngo ugendere ku bwoko bwawe, turaganire kandi tuganiriye ijambo ryawe kandi nk'uko warimaye. Ndakwinginze marengezi muzima kugira ngo barengere, ndakwinginze Data kugira ngo barengere kandi barwanirire muri byose. Mana yanjye barwanira intambara ntoya n'inini, Mana urwanirire Mana abacitse intege, urwanirire ingo zubatse, urwanirire abagabo Data aho bari ku isi yose, urwanirire ababyeyi, urwanirire abana batoya, urwanirire umurimo wawe. Satani nawe agenda runono, Satani aratugenda runono, nyagora ku ngoma. Ndakwinginze mugabo wo kwizerwa, nshuti magara Data, uwera wa Isiraheli, Mana Yakobo, Mana ya Meshaki na Bedenego, Mana ndemye Mana insobanukiwe, Mana mvanye mu rupfu, Mana ngariye kuri iyi si kugira ngo mvuge gukomera kwawe. Data nganire n'ubwoko bwawe, nganire n'ishyanga ryawe, nganiriye n'umurimo n'ibitangaza ugenda ukora, nganiriye Data n'abagaragu bawe. Ndakwinginze kugira ngo Data ubaneshereze Data, Mana ubohereze umwuka w'ubwenge, Mana ubohereze imbaraga z'umutima, Mana ubohereze abamarayika kugira ngo babarinde imbere n'inyuma. Ndakwinginze Data kugira ngo baneshereze muri byose. Mana njye intambwe ya mbere Data nyishinganishe mu biganza byawe. Data ya mbere ibi yawe, Data ya kabiri ibi yanjye, ya gatatu y'abamarayika bangose imbere n'inyuma. Data ndi mu gihe gikomeye, ndi mu gihe cyo kuba gukomera kwawe, ndimo ndahimbaza izina ryawe, ndahimbaza gukomera kwawe. Nuhabwe icyubahiro Data, ndakwinginze Mana nzima, Mana ivuga ko abategeka bigakomera. Rero wera wa Isiraheli, nshuti magara, ndakwinginze kugira ngo Mana yanjye ugendere rero kuri buri muntu wese, gendera ku mfubyi n'abapfakazi, gendera ku bari mu bitaro, Mana bananijwe n'umubiri, Mana ubasanga ubasanganire, Mana ubasure, Mana ubavane hara mu biriya bisasiro, Mana ugenda bari mu nzu y'imbohe, Mana ubabohore, Mana ugenda Mana ku badafite shinge na rugero, ugenda no ku bana barara mu mihanda kugira ngo barwanire muri byose Mana, kuko niwe ubasobanukiwe. Data turi muri izi magarara, Mana turi muri izi magarara z'iyi si kuko ari urusobe rw'ubuzima. Ndakwinginze Data kugira ngo rero ubarwanire Data, Mana ni wita ku mfubyi n'abapfakazi, abatagira kirengera na Mana ukabarengera, kuko Data byose urabishoboye, nk'uko wamvanye muri MORUGE kandi ubwo nari maze iminsi 3. Ndakwinginze rero ukomeze wamamara izina ryawe rishyirwe hejuru. Ndagusabye mpagaze mu butware bwawe, urakoze urakarama. Amen.